uzi ko studio ntago zabagaho. Studio yari imwe, Radio Rwanda bakoresha piste ebyiri. Ukuntu bagamerewe burya bagenzi urukundo n'indwara. Mu Bubiligi maze kujyaho inshuro 7, mu Bufaransa maze kujyaho inshuro 2, mu Busuwisi maze kujyaho inshuro 1. Uri mwiza uri igitego mutarutwa. Yes, reka nkwifurize amahoro ndetse nguhe n'ikaze udukurikiye uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Nizere ko mumeze neza, mukomeye cyane. Wowe udukurikiye uri mu bitaro, no kuri humura, Imana irakuzi. Gusenga niyo ntwaro yonyine ikomeye. Bigize Jantine waririmbye aravuga ngo mwisi abaganga batanga ibisubizo bitari byo, n'abandi benshi twiringiye bakaguha ibitari byo, ariko burya intwaro ya mbere ni amasengesho. Senga ibyo byose bizakurwaho. Ndi kumwe n'umusaza mu kandi kanya kashize yambwiye ngo uri kumwe n'umusore nga yitwaza urugongo. Niba ariko yabimbwiye simbyibuka neza. Murabona ko nitonze rero, nta mpamvu yabineye yindi. Ndi kumwe n'umugabo wubatse izina cyane mu muziki nyarwanda. Tumuzi ku ndirimbo Urukundo, Ibitekerezo, Hashize Iminsi, Nkwemereye Urukundo, Hashize Inshuti Zirananira, Mukamurenzi, Burya Abagenzi, Urukundo n'Indwara, Suzana ndetse n'izindi nyinshi cyane. Uno munsi ni umunsi w'agaciro kuri njyewe, nabihaye agaciro. Nawe nizere kuri buhe agaciro ndetse ugahana umwanya iki kiganiro ngiye kugirana n'umusaza Makanyaga Abdul. Tubahaye ikaze papa. Murakoze cyane. Murakomeye. Turakomeye. Twabashimiye kuduha ikaze. Natwe turabishimiye cyane. Nkuko nari mbivuze rero, Makanyaga Abdul iryo zina rivuze buri munyarwanda wese cyangwa se umuntu ufite ahahuriye n'umuziki cyangwa wawukunze. Uko byagenda kose Makanyaga Abdul ntago rimubera izina rishya mu matwi. Ubundi Makanyaga Abdul turashaka kumenya Makanyaga Abdul ni muntu ki? Muradufasha kugira ngo abaza gukurikira kumenya Makanyaga Abdul ni muntu ki? Makanyaga Abdul ni umusaza wubatse, nkaba mfite urugo n'abana ndetse n'umudamu wanjye. Mfite abana bakuze bamaze nabo bagerageza gucuranga uwo muziki, uretse ko batari bubaka izina nyiri nk'uko naryubatse, ariko n'ubushake bwabo nibo buri muntu avuka agira icyo ahitamo. Bawukunda, ariko bawukunda urumamo, ntabwo bawukunda nk'uko njye nawukunze. Nkaba ndubatse, ndi umuntu umaze gukura, ariko nanjye nabanje kuba mutoya nkamwe. Cyokora sinize amashuri ahambaye, nize amashuri 2 yisumbuye hariya mu mashuri y'imyuga. Sinarangije, ariko nagize amahirwe mbona impano nari nkurikiye niyo nakurikiranye, no kugeza n'ubu niyo yari ikintunze. Turaza kubivugaho ko ibyo mpano mwakurikiye, reka twitse ku muziki cyane. Nibyo ngibyo turaza kubigarukaho, kuko dushaka kumenya Makanyaga Abdul ni muntu cy'ingengiza umugisha rwose. Nifuza kuzaba nitwa Ruben, narakoranye ikiganiro na Makanyaga. Hanyuma rero mwinjiye mu muziki, mwatangiye kuririmba ryari? Ubundi kuririmba nabitangiye ndi umwana nkurikira fono, kuko umubyeyi wanjye yarafite akantu bitaga phonographe bacurangaga, bashyizeho amadiske byari ibintu bimeze nk'amasahani, bagashyiraho bikikaraga. Hano nkunda gutyo muzika. Noneho bigeze ndetse rimwe nkunda umuntu witwaga Wendo Kolosoyi. Yari umukongomani wari muri Kongo, abantu bamuvuga yararimbaga abantu bose, mbese ukabona barishimye. Ngiye kugira amahirwe mbona aje ahantu twari dutuye Bujumbura, kuko nkivuka ntari namara nk'imyaka 3 twahise tugiye i Bujumbura, kuko papa yakoreraga abazungu. Tugezeho Wendo Kolosoyi araza, ageze i Bujumbura, umubyeyi yaza kumfata anjyana aho arimo gucurangira. Ndebye numva biranshimishije, ndamubwira papa, njye nanjye nzacuranga. Araseka, kuko agomba kunseka gusa, ariko aragenda ngurira ka harmonica. Yakanguriye aho ngaho ku maduka, ati ngaho tangirira kurako. Hajya ncuranga tupwa. Ariko nkunda muzika. Nakumva muzika yo muri Kongo, nkumva iranshimishije, nubwo ntumva icyo bivuga.
nakumva muzika ya Tanzania yo nageragezaga kumva igiswahili numva iranshimishije, numvaga nkunda, mbese nabyirutse nkunda muzika iyo ari yose. Hanyuma rero muvuye mu Bujumbura cyangwa se wasanga waratangiye ukiri mu Bujumbura n'ubundi wasohoye indirimbo yawe ya mbere uri mu Bujumbura cyangwa mwari mwarageze mu Rwanda? Avuye Bujumbura ntabwo twatinzeyo kuko amahirwe ntabwo yadusekeye. Papa yahise yitaba Imana, tuza kuba iwabo wa mama hano muri Rulindo. Tuhageze tuhiga amashuri abanza ndayarangiza, tuvayo. Noneho ntabwo twatinze nk'imyaka 4. Twahise tuza hano, dutura hano mu Biryogo. Dutura mu Biryogo aho ngaho niho nakomeje kumva ko twari tumaze kugera noneho mu mujyi wa Kigali. Noneho ukajya wumva dusanga hari abacurangaga, hari abandi bacuranzi twasanze kera tukiri abana, bo bari abagabo bacurangira ahantu hariya Nyamirambo mu Biryogo. Hari ahantu hari groupe zari ziriho ngo yitwa Rock and Jazz, hari African Jazz, ndetse hakaba na TPM Jazz yaje kuvuka mu Rwanda Jazz. Nkajya njya kubareba bacuranga trompete, bacuranga n'ingoma bakubitisha intoki na gitari imwe nk'iyi. Nkajya ndunguruka ndi umwana, nkumva biranshimishije, navuga nanjye nzacuranga. Ngize amahirwe rero maze kuba mukuru, maze kugera mu myaka 19 nza gusanga umwana arimo gucuranga gitari nk'iyi, ariko ayicuranga yari gitari y'abana b'abanyeshuri bigaga hano muri Saint André. Noneho Grender yari yarabaguriye amagitari ashaje yo gukoresha mu rugo. Noneho nsanga umwana bagiye kwiga arimo kwitiza ya gitari yabo arimo gucuranga. Noneho numva amfatiye aka kanota kavuga yodo. Ndamubwira nti nyereka ukuntu wagafasha ku kantu. Arakanyereka, nanjye ndagakurikira. Mufasha aho ngaho, ndamubwira noneho mbonye ngafashe mbenye kugafata, ndamubwira uzajya uza mu rugo, uzana iyo gitari mu rugo, mu gitondo nzajya nkugurira icyayi. Umwana arambwira ati nzajya. Hari umwana we yari muto kuri njyewe, ariko azi gucuranga buhoro. Akajya anzanira gitari mu gitondo, yataha nkamuhereza nk'amafaranga 10 yo kujya kugura icyayi. Nkajya mbifata gutya, nkumva nibyo. Noneho bukiyaza kunyigisha aka kantu. Nkamenye ndavuga nti byarangiye, ntabwo nishobora gutandukana na gitari. Ndagafata noneho nkajya ngenda. Hari umugabo bitaga Habineza Shabani n'uwitwaga Ngamije Sefu. Abo bantu bo barabugeragezaga gucuranga gitari, bacuranga ritme za kera. Ndabahenda, muzajye munyereka nanjye kuri gitari. Bati ngwino uzajya uza. Baranyemerera rwose, ndagenda. Ariko uko ndimo kubyiga urumva ntitwaburaga abantu batubwira ngo turashaka kuba basagihobe. Niko batwitaga basagihobe. Ariko kubera kubikunda nkumva ndabikunze gusa mu mutima. Ntibyatinze nibwo uwo Grendre yangaje orchestre, none higaragara orchestre ishobora gucuranga nkuko ubu ngubu orchestre zose zicuranga. Yashatse abacuranzi baturutse muri Congo, abandi bari baturutse Uganda, araza bashyira hariya bakora orchestre yitwaga Les Copains. Les Copains ubundi ni kuvuga mbese inshuti, Les Copains ni inshuti cyangwa se abavandimwe. Noneho ayishyiraho ngaho ntuza muri Saint André muri college. Icyo gihe iyo orchestre ivuka yari muhe mwaka? Hari muri 66. Hari 66, ariko mbere muri za 63 na 4 hari izo orchestre nakubwiye mbere yitwaga Rock and Jazz, African Jazz na TPM Jazz yaje kwitwa Rwanda Jazz. Bicurangiraga trompete imwe, hagacurangana n'ingoma bakubitishaga intoki n'utugoma, ariko abantu bakishima. Noneho nibwo
uyo Grendel aje kurunguruka asanga ni orchestre, bayita orchestre ariko ntabwo yari orchestre nyine kwiye. Nibwo we yakoraga ibishoboka byose, azana noneho abacuranzi bamwe baturutse muri Kongo, abandi baturutse Uganda, agura ibyuma, noneho batangira gucuranga. Nibwo twabonye abantu bazi gucuranga bacurangisha gitari 3, basse, accompagnement na solo, bacuranga n'ingoma ziriya zaje ubungubu ziriya drum, zo bita drum. Nibwo bwa mbere twabibonye, bagacuranga n'amatrompete menshi, nka trompete 3 n'amasaxophone n'ibiki. Nibwo twabonye orchestre noneho tuyibonye, bitari byo kuyireba muri sinema twarabirebaga ntitumenye ibyo ari byo. Nibwo orchestre ibayeho, ariko bakaririmba indirimbo cyane cyane bakundaga kwigana izo hanze, kandi bakazigana ugasanga nizo. Natwe tugakunda no kwiga, natwe twigaga dushaka kugira ngo twabanjirije mu kwigana, tukigana indirimbo uko yari imeze, tukaririmba nk'indirimbo y'inzungu, tukaririmba nk'indirimbo z'ikongo, tukaririmba gutyo. Muri icyo gihe gukora umuziki byari bigoye, ndetse no kubona umuntu ukora hano mu Rwanda byari bigoye. Gufata decision yo kuvuga ngo ngiye nkunda umuziki nshaka kuzawukora, icyo gihe mwawukoraga mugamije iki? Ubu ngubu abana benshi basigaye bajya mu muziki kuvuga ngo ngiye umuziki ngusaruremo mbone amafaranga, ibintu nk'ibyo. Mwebwe icyo gihe mukora umuziki mwari mugambiriye iki? Kuwukunda gusa, kuwukunda, kuko wabonaga uwukora abaseka, aba yishimye, akunzwe n'abantu, bakamukunda, nta n'icyo abahaye uretse bakavuga ngo uriya n'umuririmbyi runaka, nawe ukumva biragushimishije, ukumva birashimishije. Icyo gihe ntabwo twari tugamije kuvuga ngo turashaka ngo tuzabonamo amafaranga, ni ukuwukunda gusa. Nk'uko wabona abantu bajya hariya kera, banza n'intore ariko byagendaga, n'abahamirizaga niko babigenzaga. Wasanga abasore bitoye ngo tugiye guhamiriza, tugiye kwiga guhamiriza, ntabwo bari bazi yuko ngo barabona amafaranga cyangwa ngo baragabirwa. Oya, baragenda gusa bakajya kwihamiriza gusa, bakumva ni ishema gusa. Natwe nuko nguko twabikunze. Nimba mubyibuka neza, indirimbo mwashyize hanze ku buryo abantu batangira kuyumva, mukayumvisha n'abandi, mukava kuyicuranga muri mwenyine, iyo ndirimbo yitwaga ngo iki yari ryari? Hari 72 niho nagerageje kujya kuri radio, ariko iyo ndirimbo nanjye narayibagiwe rwose. Yitwa Ngurabeho Mariana, ngo umunsi n'isaha uzagarukiraho, umpoza amarira agiye kuzanyica, n'ishavu rigiye kuzanta kure. Ubwo ngubwo urumva siyibuka neza, ariko nza gukurikizaho n'iriya yitwa Eliza Sheri. Eliza Sheri, ndagukunda pe, nta undi mwana nkunda, umutima wanjye wabaye amakara kubera wowe gusa. Gwino se shenge, gwino marirungu, hashize igihe cyinshi ntakubona, rambura amaboko mpobere sheri, uburengo kunda gahinda gashire. Niko nguko iyo niyo icyo gihe mu ndirimbo twashyize kuri radio bwa mbere na mbere ni nkizo hari, n'iyindi yitwaga ngo Isabelle, ariko kugira ngo nzazicurange byangora, sinzibuka rwose. Ngo Isabelle nkawe ugiye he, Isabelle nkawe ugiye ute, kugiye kwica amasezerano nk'uburyo ntakekaga. Turaza kugenda tubigarukaho cyangwa se tubivuga ku ndirimbo ndajya ndeba ahangaha yawe. Mu by'ukuri ubu ngubu usanga abantu bafite inganzo cyangwa se abantu bafite ubuhanzi muri bo bahanga, akenshi bakunda kudushinja muri generasiyo yacu, bari kuririmba ibintu bidafite ibisobanuro bikini biki. Mwebwe mwari mufite inganzo cyangwa se mwari mufite impano yo kuririmba no guhanga. Iyo mwajyaga guhanga mbere,
akenshi iyo umuntu yumvise indirimbo zanyu aba yumva ari ubutumwa nyine busa nk'aho ari ikintu kiriho mwebwe gufata nyine iyo decision yo kuvuga ngo turarimba ku bintu biro gutya ni ibintu byazagamo cyangwa byagendaga bite kiragiye icyo gihe twagwe koko muri icyo gihe twaririmbaga tumeze natwe nk'abanyamakuru hari aho wagendaga basanga nk'umuntu arimo agendanye n'inshuti ye bari mu muhanda barimo kwitemberera ukabireba byagushimisha ukavuga uti nanjye reka mbyongereho nanjye reka mvuge nk'abiriya mbivuge ukabivuga atari nawe biri ku wundi kuri mugenzi wawe twakundaga kuririmba ibintu ubona mu maso ubona biboneka ku maso niko twakundaga kubiririmba ntabwo twakundaga kuririmba ngo uhange gusa ikintu ufata umusozi uze kuwukubitaho igishanga kandi mbere yo guhimba indirimbo twakoraga indirimbo twamaraga kuyikora uzi ko studio ntago zabagaho studio yari imwe Radio Rwanda bakoresha piste ebyiri ndetse hari nubwo bakoreshaga kapare bitaga Nagra kagafata biriya byuma byose mbere yo kugira ngo ujyane y'indirimbo wagombaga kubanza kuyandika wamara kuyandika ukayijyana kuri Radio Rwanda ukabereka uti dore indirimbo yanjye ngiye hari abantu bari bashinzwe kujora amagambo bakayareba ndetse bakakubwira bataye amagambo hari ahantu yivuguruza aya magambo hari ahantu wumva atarangiza neza icyo washakaga kuvuga bakakubwira ati isubirayo ugenda uyikosore ukosora ukataha mu rugo ukayikosora ukazayisubizayo noneho wamara bayibona bavuga bati niyo nta kundi bakaguha umunsi wo kuzaza noneho kuza gufata amajwi ubwo ukagenda bakakubwira ngo ugenda witoze neza umunsi uyu nuzaza gufata amajwi ukazagenda ukajyayo ugatanga indirimbo icyo gituma wumvaga abenshi ijambo bavuga kandi baguhatiraga cyane kukubwira bati vuga ijambo ririmo inyigisho niba ari urukundo rwigishe nturuvuge ngo uvuge urukundo hanyuma uze kushyiramo ibindi bintu bitari urukundo uyashyiramo urwo rukundo urwigishe abantu kuko hari benshi bakeneye kurwumva rushyiramo rwose niko twabikoraga wabivuze neza tugaca nko ku nshuti ufite indirimbo yitwa nshatse inshuti zirananira iriya ndirimbo ndashaka ko uma story yayo cyangwa se ukama ku mateka yayo uko iteye mwayanditse bibajemo cyangwa nayo ifite aho ihuriye n'ukuri ifite aho ituruka iriya ndirimbo nari mfite inshuti yanjye ndetse ifoto ye iri hariya buriya ureba buriya iriya foto uko umureba urabona afite imvi nyinshi ariko yagize imvi afite imyaka 17 ni kuriya yari ameze yari umusore tu igihe kimwe turabyuka arambwira ati ubwo icyo gihe ku kazi nari mfite konje y'iminsi 15 baduhaga arambwira ati ngwino kugira ngo ujye wirirwa mu rugo ubundi yari artiste yarandikaga yarazi no kuririmba buriya afite indirimbo twaririmbanye ndaza kuyikubwira noneho tujyana ahantu muri hariya mu Kiyovu baza mu kigo cya Someka cyari gihari batuzanira imodoka kwandikaho gushushanyaho no kwandika kuko yari artiste yarabikoraga rwose noneho ndange ndamufasha kuko nanjye nari mbiziho ubukeya ndamufasha turandika baduha amafaranga ibihumbi 240 ndabyibuka kandi bya kera kuzi ko yari amafaranga menshi twari twanditse ku modoka 6 byari menshi cyane urumva hari muri za 75 na 6 noneho ndangije amayange amana yo kumubikira ati ngiye kwishyura ibikoresho nafashe hanyuma ndagaruka turaganira nisa akaba ari umuntu wikundiraga kwinywera kandi agasangira n'abantu benshi abantu bose baramukundaga hano Nyamirambo bose baramuzi bamwitaga Condo Gedeon aza kujya mu cafe Impara nijoro muri cafe Impara yabaga hariya aza kugenda asangira n'abantu bari n'abantu bakomeye bari abasirikare asangira nabo amaze gusangira nabo kuko amazi yaramufataga vuba noneho atangira kujya muri bya bindi byo kuba mbruye atangira kubazanamo ibintu
kubasahindira, atangira gukina karate kuko yari n'umukarateka, yari azi karate, atangira gukina za karate, baramufata noneho bajya kumufata ku ngufu kugira ngo bamujyane bamucyure agiye mu rugo. Noneho asinze ukuntu yaje kubava mu maboko ngo araguruka nyine nk'umukarateka, akubita umunwa ku ipoto yari muri Cafe Impala hariya, akubitaho umunwa amenya atobora uyu munwa, ariko anahwera, bamujyana kwa muganga atazi aho ari. Bamugejeje kwa muganga, ubwo baradoda bagera gute barapfuka. Mu gitondo haza kuza umuntu arambwira ati nyamuneka, ati wamenye ko mushuti wawe, kuko twari dusanzwe tugendana hose, wamenye ko mushuti wawe uri mu bitaro? Ndese ati Condo Gedeon, niyo mpamvu naraye mubuze. Basi ndagenda ndamureba, ngezeyo nsanga koko yarembye, ni indembe. Hari n'umupadiri iruhande rwe, kuko abapadiri benshi bari bamuzi no kumumenya, wari umuri iruhande. Ubwo numvaga bavuga ko bashaka kumureba kuba bamuha amasakaramentu. Ndavuga nti basi ndaceceka nanjye ndatuza. Padiri noneho padiri arambwira ati yaje ameze nabi, ngiye kubona mbona nawe noneho harambuye amaso andebye. Padiri arambwira ati wowe warakurebye, ati wowe warakurebye rwose. Ni sawa. Noneho ndamubaza Condo byagenze gute? Arandeba agira gutya, anyereka amarenga ngo ni muhe ikaramu. Yakundaga kugendana utwajenda twinshi, anyandikiramo amagambo ambwira ukuntu byamugendekeye. Ndavuga nti basi ubwo ndataha. Nza kubona mu mutima noneho nza kubishyira ku muntu waba wakubiswe n'abantu. Ndagenda mpimba iyo ndirimbo rwose, numva yanteye n'agahinda cyane. Muturimbireho. Shatse inshuti zirananiye, nizo najyaga niringira, ibiteye kabiri tutaranduranya. Ngira inshuti mfite icyo nziha, iyo nkibuze sinzibone. Ubushuti nk'ubwo bushingiye kuki? Iyo ninjira mu kabari mbona benshi baza bandamutsa, nyamara nataha simbona umperekeza. Ubu n'ubugira gatatu bitwa mvuye mu kabari, nasangiye na benshi nkabura untabara. Nagera muri bare disiwe, ngasengera bukira disiwe, bakanyita umuhungu mama. Amafaranga yanjye disiwe, namara kuyatsemba disiwe, singire n'umundeba mama. Nabamaze gushirirwa disiwe, bakanyita umusinzi disiwe, ndetse ubwimbwa ngahondwa mama. Nuko nguko mbashije kuyicuranga, kuko ubundi n'indirimbo icurangwa na groupe, birimo byinshi, birimo accompagnement, solo, basse, trompette, urumva ko. Hanyuma rero mwaratubwiye ati nagiye mu muziki ari ukuwukunda gusa, nta zindi nyungu nari ntegerejemo, ariko mwaje kubigarukamo muravuga muti aho mbaye retired ku kazi nakoraga, umuziki wagiye untunga kugeza izi saha. Ubona abahanzi bacu mu by'ukuri ntago
ntago nkora umuziki ariko wenda nganira n'abawukora bagerageza kukubwira ko mu muziki nta mafaranga arimo. Ubundi kugira ngo umuntu azanogerwe cyangwa azumve ko amafaranga yabonye ari ayo cyangwa se anyuzwe ari gukora umuziki, nuko bizagenda bita, nuko azawukora nkamwe abikunze, bizagenda bite kugira ngo umuntu amafaranga yakuye mu muziki ayishimiye, cyangwa se hakorwa iki kugira ngo umuntu uri mu muziki ni impano nk'izindi nk'uko wajya gukina umupira bimutunge? Nibyo, ubundi umuntu akora ikintu kugira ngo kizamugirire akamaro, ariko cyane cyane mu muziki kera twawukoraga tutizeye ko ari cyo kizadutunga. Niyo mpamvu wumva nakoze imyaka 22 muri Camp Kigali, nari umutekinisiye muri Camp Kigali, nkora imyaka 16 muri ambasade y'Abanyamerika. Urumva ko nakoraga kandi kazi, ariko umuziki aho mariye kuruhuka, umuziki nasanze ushobora gutunga umuntu uwukoze neza mu buryo bwa biterwa n'amahirwe. Ushobora gusanga n'abandi bose ni amahirwe. Ushobora gusanga uyu nguyu ari umushoferi akakubwira ati ntacyo bimariye, wajya kubona undi mushoferi akakubwira ati Imana ishimwe. Byose bibaho mu muziki, ntabwo twese bishobora kudutunga kimwe, ariko umuziki nawo ufite akamaro. Umuziki ufite akamaro muri iki gihe turimo, umuziki yaraho ufite akamaro. Nk'ubu ngenda guha nk'urugero kuri ngewe, kuvaho nagiriye mu kiruhuko cy'izabukuru, maze kujya i Burayi nk'inshuro 7, nk'inshuro 9. Mu Bubiligi maze kujyaho nk'inshuro 7, mu Bufaransa maze kujyaho inshuro 2, mu Busuwisi maze kujyaho inshuro 1. Urumva ko naha ngaha hari igihe ngira nkabona haje ikiraka cy'umunsi umwe, si cya buri gihe, nkabona kimpaye amafaranga atubutse. Hakabaho n'igihe numva nk'umuntu afite ubukwe akampamagara ati ngwino, yego ayo ngayo y'ubukwe ntabwo nayabara ko ariyo yashobora kuntunga, ariko nyabonye kenshi yantunga nayo. Ntabwo ari agake kanga mu jisho ni kanga mu kanwa, urumva. Ariko ntabwo twakora kuvuga ngo reka nkore ngo muziki gusa ngo abari wongeraho kugeza iki gihe, ngomba no gushaka n'akandi kantu gashobora kuba kakurwanaho. Nk'ubu mfite nzi abacuranzi bamaze kugira bagejwe bazamuwe n'umuziki, afite utundi bakora, afite kenkeyori, afite utundi tunakora kugira ngo umuziki mu gihe ugize ikibazo abo agira icyabona, ariko yakigejejweho n'uwo muziki. Ubundi mwebwe ngize umugisha rwose murahari nk'abantu bakuru mu muziki. Umuziki wa kera n'ubu ngubu wababwira ngo mugire ibintu muhurizaho n'ibyo mutandukanyirizaho, ibyo bintu mwabibwira umuntu muti, ukavuga icyo mubona mutandukaniyeho, umuziki butandukaniyeho n'uwanyu mwakiragiye cyanyu mutangira kuririmba n'icyo bihuriyeho? Aho bitandukaniye twamaze kujya bimwe twagiye tubigeraho. Ubundi twakoraga umuziki tutazi ko ari ushobora kudutunga. Ntabwo ibyo twabitekerezaga cyane. Twatekereza buri wese yari afite, uzarebe mu bacuranzi ba kera bose bari bafite indi mirimo. Icyo kintu twari tugifite. Ikindi, umuziki aba ari umuziki, ngewe mbona umuziki wose uwo ari wo wose, n'uzanira niyo wazana intama zigahura hamwe zikajya zikwa undi zihebeba, ariko zitandukanyije amajwi zigenda zifite injyana, nakumva binshimishije ngewe. Aho bitandukaniye, aho duhuriye rero twese ni hamwe, no gushimisha, kuko tugomba kugira abo dushimisha byanga bikunda. Burya nta ndirimbo itagira uwishimisha. Wowe ushobora kuba utayikunze, ngewe nkaba ndayikunze. Niba ntayikunze, uri akaba arayikunze. Nicyo cya mbere. Ubundi mu muzika nta kindi no gushimisha amatwi, bigatuma umutima ugira ubuhehere kubera umuziki. Abahanzi b'iyi minsi rero iyo uhuriye n'umuhanzi mu nzira baravuga umusitari. Mwebwe mwakiragiye, mwebwe inganzanyu mwayibanaga mute n'abantu ababonaga, cyangwa ntago byari biteye amatsiko nk'ubu ngubu? Byari biteye amatsiko ahubwo icyo gihe niho byari biteye amatsiko cyane, kuko nkubwije ukuri, ndirimba bwa mbere iyi ndirimbo kumva amabwire bidakucya nkubwira, ejo utaza nkoze isoni ari wowe nari mfite. Rubanda ntibakakoshye kubana
biruta byose, Imana nayo ikaruta imanzi. Ni wowe muvandimwe, ni wowe niringeye, ni wowe buzima bwanjye Imana yanyihereye. Rubanda ntibakakoshye, kubana biruta byose, Imana nayo ikaruta imanzi. Inkimbi nkikora iyo ndirimbo bwa mbere ntabwo nta mafaranga nabonye, ariko ukuntu abantu banyishimiye numvaga bindutira kubona amafaranga. Nagiye ahantu ibyumba aribwo nkihimba ntari nabona n'ibitero bingahe. Umuntu yari umukire bamwitaga Twahirwa, bamwitaga Theophile Twahirwa, yari umuntu w'umukire yatashye inzu ye. Noneho icyo gihe naracurangaga ariko nkafasha n'itorero rya umugabo witwa Shabani wanyigishaga gitari, uzuko niwe twakoranye abamararungu. Icyo gihe twitwaga Rita Jazz, njya kumufasha kuko bari yaje kuba kumutumira kuko yari afite n'abakobwa babyina, turagenda tujyayo ngibyumba. Niho nacuranze iyi ndirimbo bwa mbere kandi ntarayimenyana neza, ariko nkubwije ukuri hari umusangwa butaka waho wambonye wumvaga uko bayisabaga, wongera uyidusubirizemo. Ngiye kubona mbona umusanga butaka mu gitondo azanye isekurume y'ihene, kuko twabayeyo nk'icyumweru kizima ariyo twibera. Azanye isekurume y'ihene, ati iyi sekurume y'ihene rwose bayikubagire. Ndavuga nti Imana ishimwe, kandi nubwo bwari ubwa mbere. Noneho umunsi wo kwishyira kuri radiyo ndaza, nari nijyaniye indirimbo zindi. Noneho nkigerayo twicaye kuko ndi baba batubwiye ngo mube mutegereje aho ngaho babe bakora installation. Noneho sinzi ukuntu nari ndimo kuyicuranga mu y'igiti ndimo kuyitoza. Naho umugabo witwa Shinani Kabendera n'uwitwa Sebujisho baba bumvise ndimo kwiririmba, uko bahitaga banyumvaga bati ebana udushyirireho indirimbo y'inyarwanda wari urimo kurepeta hariya hasi. Nkayishakisha nkayibura, nkayumva nayibagiwe kuko sinari nyizi neza. Bati curanga indirimbo zose, ariko iyo ngiyo ntutaha utayishyizeho. Ntereka nzi kuyishyiraho, noneho nza kuyibuka ndayishyiraho. N'ibyo bitera uko byanganaga, kumva barambwira bati indirimbo wazanye niyi, izindi zose nta yindi. Nanjye numva gusa binanshimishije ndataha. Noneho umunsi wo gutangaza ya ndirimbo, byakandi batangazaga indirimbo nyine z'icyumweru, baje kuyishyiraho. Batangiye kubona abantu saa 9 z'umugoroba abantu baje kunsura, indirimbo wahimbye nizizi indirimbo. Bukeye hashize nk'ibyumweru bibiri njya mu isoko. Nagiye mu isoko, nari ngiye gupfira mu isoko. Abantu banyuzuraho baramfata rwose, indirimbo banyuze kugeza ubwo abarinda isoko nibo baje baramfata bankura mu isoko, baranzamukana bati mumureke rwose atambuke ataye. Ndataha. Wow. Ndashaka ko uraza kuyiducurangira yose waturezimye. Ubundi iyo ndirimbo mwayihanze twaze tuvuga ngo mwandikaga ikintu ariko mwakibonye hano mugiye gutya, nzi ko ndi wigaruka, ariko murakoze cyane menyinjijeho. Rubanda ntibakakoshye yaje iti nari ndyamye nsinziriye. Nza gusinzira, uziko umuntu ukiri umusore unyura mu bintu byinshi. None umuntu aza kumbwira, nza kurota umuntu ambwira ngo yebana ngo ariko rubanda ntibakakoshye, ambwira iryo jambo. Iryo jambo nkomeza kuribana mu mutima. Sinzi ukuntu naje kujya ku kazi, ndi ku kazi imvura iza kugwa. Akavura kaguye, njya mu modoka, hari nakare, hari nka 5. Mfataga karamu nza kwibuka rya jambo ngo rubanda ntibakakoshye. Aka kajambo nakanditse no ku ifishi nakoreragaho imodoka, nkandika. None nge nashyiraho utugambo, mbona uwo munsi mbonye nk'udutero tubiri tujya kuvuga nk'ibyo. None nkajya nshakisha ijwi, numva bije gutyo tu. Indirimbo nyujuje mbona irakunzwe, kandi atari yo nge sinayikundaga, izo nakundaga ntago arizo zakunzwe. Mbona irakunzwe cyane. Uje nkajuranya nibura nk'ibitero na 2. Reka
kakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ni wowe muvandimwe ni wowe niringiye ni wowe buzima bwanjye Imana yanyihereye rubanda ntibakakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ubukene bw'amafaranga nawe budashavuza nyamara uzajye wibuka igena rubanda ntibakakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ese kugiye kwigendera ukaba unsize njyenyine nk'aba bana b'inshuke nzabafashwa nande rubanda ntibakakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ese kugiye kwigendera ukaba unsize njyenyine nk'aba bana tubyaranye nzabafashwa nande rubanda ntibakakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi niyo ndi njyenyine ngenda nibagirwa cyane nkunda kugenda nibagirwa cyane kuva mwatangira kuririmba nta mugore cyangwa umugabo wari wazanga guhe nk'ikintu impano akubwira ati waririmbye indirimbo imbanisha n'umugore wanjye benshi cyane ngitangira bwa mbere na mbere abantu baje kunsura iwanjye ni ikipe y'umupira icyo gihe bari ikipe ya Mukura hari abakinnyi bari muri Mukura baje kunsura iwanjye rwose kugeza ubwo baje bananyuzeho batazi ko ari njye mbona bagiye mu rugo barimo kubaza none madamu arababwira ati dore nguriye baraza barampobera turaganira gato barambwira bati noneho ngwino tukujyane tujye kuguhemba banjyana muri hari bare yitwaga Le Volcan hariya haruguru mu Biryogo kuri kiriya gihoteli ureba cya Grace Hotel baransengerera icyo gihe narinyweraga no kwinywera ndanywa bose bagiye gutaha bansigira amafaranga 10,000 y'icyo gihe byari menshi cyane paraba none mu minsi mike umukecuru yari afite umuhungu ino hano iwabo ari Cyangugu umukecuru ngiye kubona mbona umuhungu araje ati Makanyaga turabizi ati mama yakoherereje ihene ati yakoherereje ihene niye ati yakoherereje ihene atugenda ugura ihene ugenda uyigura uyirye rwose mbona kuko anzaniye ihene ndavuga nti iyo ni umugisha ubwo ni nabwo natangiraga no kubona akazi nyine muri ibyo bihe akazi kanjye karakomeza nkajya nzamuka n'amagrade ku kazi ubu ngubu hari abahanzi nakita ko ari ab'ubu ngubu cyangwa se generasiyo y'abahanzi bo nyine mujya mugerageza kumva baririmba umuziki wa gakondo bariho muzi nk'abandi baririmba umuziki gakondo barahari nka orchestre yitwa ngo Makembe numvishe bacuranga gakondo barasabo biyandikiye cyangwa basubiramo iz'abandi bon Makembe nigeze ukuntu numvise aririmba izi hari benshi hari n'undi musore bita Munyakazi ucuranga inanga inanga neza cyane hari uriya ngarukiye Daniel
nawe urumva bacuranga inanga neza cyane. Iriya ni inanga urumva ko ari ibintu ari ntiwavuga ngo ni ibya kera. Iriya usanga ari nk'uburyo bw'ubu rwose, n'uwabyina uwashaka yabyina uko abyumva, wumva rwose meze. Ba Jules Clarisse we aririmba rwose, nge abantu mba numva anteye ikintu cy'agahinda gusa ku mutima. Ukunda ibihangano bya Karasira cyane none? Ndabikunda cyane, ndabikunda kuko harimo ikinyarwanda gitomoye. Urabona hari abakobwa benshi bamaze kumenya kuririmba. Nge numva ari byo byanshimishije cyane, kuko mu bihe byacu umukobwa kugira ngo yurire podium byabaga ari ibintu abantu ntabwo babyumvaga neza. Twaririmbanye n'abakobwa tukiri mu groupe y'abamararungu, twari dufite abakobwa baririmba n'ababyina, ariko ukabona abantu babifata nk'aho mbese atari abakobwa ari indaya tu, urumva. Ariko ubu ngubu urabona ko abakobwa bamaze gutera imbere. Reba Knowless urusoro ngo bara mu rwego rwo hasi, Knowless ari mu rwego rwo hejuru. Ariko wahura na Knowless uriya n'umukobwa wanjye, reba Charly na Nina ubarebe kuri podium ni umuriro. Reba ba Kwinca, bose bari ukuntu barimo kuza, urabona hari abaririmbyi badashobora kuba basubizwa inyuma aho bagera hose. Nagenye na bari abacari na Nina mu Bubiligi, ariko ukuntu wabonaga ari umuriro kabisa. Ari abazungu barishimye, hari abanyarwanda barishimye, hari abasenegal, hari abakongomani, bose bari bahari barishimye. Ni byiza cyane, natwe dutangiye kugenda tubona ko umukobwa wagiye mu muziki cyangwa kuri podium atari indaya nk'uko twabikega cyangwa se sosiyete nyarwanda mbere yabakiraga. Dusoza rero Makanyaga, ubu ngubu umwana ushaka kujya mu muziki cyangwa se hari imyitwarire yarangaga abanyamuziki ba kera, iyo muyihuje n'imyitwarire y'abanyamuziki b'ubu ngubu mubona itandukaniye? Ikibazo twebwe aho bisa n'ibitandukanira nuko buri wese yumva ko wenda muzika ari ikintu cyoroshye gukora muri iki gihe. Kera byari wumvaga bikomeye, ubu ngubu buri wese aravuga ati ibyuma biranyorohereza. Hari abenshi babikora batyo, ukumva ko arimo gukora ikintu abona ko ari ikintu cyoroheje agiye gukora. Baracyariho abo ngabo, baracyariho rwose. Ariko mubwije ukuri ko hari abahanzi bamaze gutera imbere, bashobora kugera naho bashaka, ariko bakoze ibishoboka byose, bakishyira hamwe bakumvikana, bakajya bagerageza kuhura, bakumvikana cyane icyo bagomba gukora. Kuko iyo ushatse kwigira umwe wowe wenyine ngo nagize success ngo reka nibete, wenda ashobora kuba adafite success ariko afite ikindi kintu ashobora kukongereraho. Ikindi kintu ni ibingi byo kwangana, sinzi ngo kugirana amashyari. Iyo utabonye ukuntu umucuranzi mugenzi wawe wacuranga, nawe ntacyo ushobora kugeraho. Ibyo ucuranga byose umenya impamvu uriya kuki bavuga ko abizi cyane kundusha. Icyo gihe hari akantu icyo gihe ukora ibishoboka byose ukamwegera mukavugana, niyo umuntu utanavugana ukavuga uti impamvu kuki bavuga kwandusha, ukamenya icyo kintu. Naho ubundi atariho ngo akurushe, wakomeza ukaguma hahandi muri nivo yawe ufite, ugasanga no hanze wa mugani baraturusha, ugasanga naho. Ariko niba mugenzi wanjye akoze ikintu ukabona barakishimiye, abantu barakishimiye, nawe ugerageza gukora ibishoboka byose ngo utere intambwe umugereho. Icyo gihe urimo gutera intambwe niko umuziki uzamuka. N'abakongomani niko bakoze umuziki. Urabona, ntabwo tuvuga ngo twatangiranye nabo, ariko nyuma yabo twajyaga twumva amateka yabo, tukareba imikorere yabo. Uwarushaga undi yageragezaga kumuzamura, cyangwa se wowe ukazamuka ukajya kumwegera, ukajya kumureba impamvu akurusha. Naho iyo wicaye uvuga ngo njye nyine ugeraho bikakunanira. Na biriya bihe byanyu mu Rwanda, ninde muhanzi mwarebaga nubwo nawe mwari muri mu ruhando rw'abahanzi ukavuga ati ariko uriya muhanzi ndumva afite akantu k'umwihariko?
bari benshi cyane, bari benshi yego, si cyane. Twari dufite abahanzi benshi, ba Karemera Rodrigue, twari dufite ba Cyprien Rugamba, twari dufite abana bitwaga Les Colombes. Les Colombes ubu nabo baririmbaga, babandi baririmbye Mugabo mu kaga. Hari benshi cyane, hari benshi. Ba Masabo bari bahari baririmbaga, ukumva ko ba Nkuru Nziza, ba Byumvuhore bararirimbaga. Impara, orchestre Impara, Sebanani, twe twaranakoranye kabisa, kenshi twarakoranye kugira ngo azamuke agere no mu muziki. Twarakoranye, twajyaga dukorera imyitozo, tugakorera hamwe. Bari abasore bo mu Mpara, abenshi twarabanaga. Urumva ko umuziki icyo gihe wabagaho, ariko mbere yacu hari abasaza bitwaga Habineza Shabani, hari witwaga Ngamije Sefu, ariwe Ngamije Sefu, hari bari abanyandwi bagipushi bitwaga bakoraga muri orchestre yitwaga TPM Jazz, bakoraga muri TP, ariko baza gukora yitwa Rwanda Jazz. Bari abantu nibo batumye tunatekereza n'umuziki. Dusoza, burya abagenzi, urukundo ni indwara. Tukureke. Hashize iminsi umutima wanjye udatera neza, ntekereza uwo nikundana, ntabura ikintu na kimwe. Burya abagenzi, urukundo ni indwara kandi itavuwe, yakwica nk'izindi zose. Uzagukundana, uzajya umukunda. Utuma w'abantu, utuma w'abandi baza kumbwira ko n'iwabo bamubuze. Namaze isaha bibaza byinshi, sinababwira ukuntu numvaga merewe. Burya abagenzi, urukundo ni indwara kandi itavuwe, yakwica nk'izindi zose. Uzagukundana, uzajya umukunda. Umushyitsi mu nda, umutwe urameneka, sigara ngenda nk'uwarwaye pararize. Icyo mfashe cyose ngira ngo ntamire, namutekereza kikancika nkakimena. Burya abagenzi, urukundo ni indwara kandi itavuwe, yakwica nk'izindi zose. Uzagukundana, uzajya umukunda. Hari indirimbo mufite yaba yaranditse, mwaba mwaranditse ivuga ku buzima bwanyu? Bwanjye nk'urukundo rurambuye. Madamu, ntabwo navaro ntayumvise. Wanyeretse urukundo rurambuye, nukuri naranyuzwe pe. Nubwo ntacyo navuze, ibanga ni iry'abahabiri. Gerageza urukomeze, rugwize impuhwe, icyo rubereyeho. Naruhariye igicumbi mu muti, mu gukunda nta kizaruhungabanya. Uri mwiza, uri igitego mutarutwa. Uri mwiza, uri igitego mutarutwa. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga.
neza nibyo bikuranga. Ijambo wambwiye turi twembi, humura ndakumva pe. Ryanteye icyizere gitubutse, simvuze ndacecetse. Ariko izere ko turi kumwe kandi tuzahorana. Izere ko amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya. Uri mwiza, uri igitego mutarutwa. Uri mwiza, uri igitego mutarutwa. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Ubwitonzi ubugwaneza nibyo bikuranga. Undi Makanyaga, kugeza ubu ngubu uba wifuza ko Makanyagwa azibukwa nka muntu ki? Niki kintu nibura uvuga ngo Makanyaga nge mvuye ku Innocent Nyagasani nibura umuntu akanyibukira ku iki ngiki? Nimba ari ubuhanzi bwanyu, nimba ari ikindi, niba mwaragikoze gihari mu gishaka gukora, muratubwira. Nta gihe umuntu atifuza gutera imbere. Nubwo turi bakuru ndifuza ko nakora ikindi kitari umuzika, akaba aricyo izasigara kiba amateka yanjye, cyiza cyaruta amateka y'umuziki. Ariko n'icyo mfite niba ariyo, ndumva ntayigaya, kuko ntawe natutse, ntawe nasebeje kuri muzika yanjye. No kwiririmbira urukundo gusa. Wumva adashaka gukunda azahitamo ibye, ariko ngewe urukundo nirwo ngewe nahisemo. Murakoze, turabashimiye. Murakoze cyane kuza namwe kugira ngo muhangare izuba mugere hano iwanjye, kuza kundeba no kuvuga ko n'urukundo mumfitiye, kandi tuzakomeza.